Yesu ashimwe, nongeye kubaha ikaze kuri Healing Word Official. Ngewe nitwa Kw'Isi. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko turibanda ku kuvuga ku bijyanye n'impamvu ubutumwa bwiza cyangwa se Ubukristo buri kugana Aharindimuka, cyangwa se ubona Ubukristo buri gushiraho, Abakristo bari gushiraho. Nibyo tugiye kuganiraho no munsi, kandi turebe n'icyo twakora, turebe se koko birakwiriye cyangwa se ni iki cyadufasha kugira ngo umukristo ahari cyangwa undi muntu utari umukristo wifuza guhinduka umukristo amube kandi ntazabikurweho, azagumane na Yesu Kristo buri munsi, ajya agumana n'Imana. Iyo tugiye kuganiraho, mbahaye ikaze na kariho, kandi mbere ko tujyana mu kiganiro, kora subscribe, share na comment kugira ngo ubutumwa bwiza buzagere kure, bufashe n'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuri kumwe natwe Mana yacu, tugushimiye ko waturinze, ukarinda abanyarwanda, ukarinda isi yose, kandi buri muntu wese ukamugirira neza. Tugushimiye ko ariho tumenyera byose dukennye, ariho turinda mu nzira zose ducamo. Ushimwe ni mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira kino kiganiro, reka ntikize kuba imbogamizi no kugusha abantu, ahubwo kibakize, uwumva buno butumwa bumubohore, bumuzure, bumukomeze, kandi abone byinshi, abone n'umugisha ku bwabyo. Reka rero bane natwe, umwuka wera azatuyobore, imbaraga z'Imana zitugote, dufashirizwemo muri ubu butumwa. Tugushimiye kuri kumwe natwe iteka, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira rero byinshi, ariko ikintu cya mbere navuga nuko muri ino minsi hari kubaho ibintu byinshi, tuzabigarukaho, ariko ikintu cy'ingenzi nashaka kuvuga nuko abantu benshi bafite ubwoba, haba mu Rwanda no mu isi muri rusange, bari kuvanga Ubukristo, ngo buri kujegajega, ngo bafunze insengero, ngo ibintu byakomeye, ukumva nyine abantu ntago bari kwizera, ngo mu Rwanda ngo turapfuye, ngo mu Rwanda ngo turashize. Tuzabiganiraho, ariko ntago ibiri kuba mu Rwanda ari imperuka. Nta nubwo ari bimwe bavuga ngo bazabaho ngo kwamagana ubutumwa bwiza, ngo bazabaho gufunga insengero, ngo abantu ngo bazabura aho basengera, ngo ijambo ry'Imana ribe ingume. Ibintu nta hantu bihuriye. Ibi ni ibijyanye na politiki, ibi ni ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. U Rwanda rwabonye yuko ari ngombwa ko mugira sound proof, mugira kumenya abantu binjira mu rusengero, mugira amakizimyamwoto n'ibindi, ntaho bihuriye. Rero mu Rwanda bamaze gufunga insengero zigera mu 4,000 kuzamura, zigera mu 5,600. Rero u Rwanda rwasetinze ibisabwa kugira ngo insengero zigire gute, zongere zikore. Ibikoresho bisaba bari gusaba ko byaboneka, zikongera zigakorwa cyangwa zigakora neza. Icya mbere harimo kizimyamwoto n'utuntu twose tuburira abantu mu gihe hari inkongi, ubwo n'ama smoke detectors. Hakaba hari amasuku, nyine amasuku mu rusengero, kuko mu isi hari kugenda haza ibyorezo. Ejo haje covid, haza monkeypox, ubu iriho. Urumva rero isi ifite ibyorezo bitandukanye biri kuza, ku buryo bisaba ko abantu baba bakorana ahantu hari isuku, birinda ibyo byorezo. Icya gatatu ni ibikoresho bisaka abantu, cyangwa se ibikoresho nyine bituma niba umuntu yinjiye mu rusengero bamenya ngo nta bindi byuma ajyanye, nta bindi bintu by'urugomo, kugira ngo birinde ko ntajya habaho ibintu by'ama attacks, ibitero n'ibindi. Nicyo naketse. Ikindi ni sound proof, kugira ngo birinde gusakaza amajwi. Niba uri gusenga ntubangamira abandi. Rero urumva ko ibintu byose ntago ngiza kubwira ngo kugira ngo usenge uratanga miliyoni 15, ntibakubwiye ngo kugira ngo usenge biragenda gutya. Ni ibintu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage. Bivuze ngo urusengero rwahita rubikora, byahita bigira gute, mwahita mwongera mugasenga. Ibintu igihugu cyacu kiri gusaba nitwe bifitiye inyungu gusa. Wenda ikibazo ni uko ibyo bari gusaba bitugoye guhita tubibona. Iyo tubimenyeshwa cyangwa se mu gihe cyashize tugahabwa umwanya, wenda abantu barabyizeho, ugasanga wenda barabishatse, bakajya bavugana n'inzego zibishinzwe, hari ibyo tutarabona tugeze aha, ibintu nk'ibyo. Hakabaho nyine ama inspection agiye atandukanye, ariko ubundi ntago byagaciye nk'amabere, cyangwa se ngo Abakristo bumve ko ari urupfu. Nanabonye n'abari gukomantinga ngo u Rwanda ruragowe, ngo ubuyobozi buragowe, ingaruka ku buyobozi, kuko ngo bakinishije Imana. Imana ntago bayikinishije.
bo barebye ibintu bifitiye inyungu. Nese ubundi Imana yakemera ko umunsi umwe tuzasenga umuriro ugahita, inkongi y'umuriro igahita itera urusengero abantu bagapfa? Iyo ni ibintu washimira Imana se? Imana yumva yabyishimira? Ikindi ntabwo kuba ibintu byabaye byakabangamiye umukristo mu misengere ye n'imibereho yiwe, ahubwo hari abantu bahita babona ibintu nka bino bibaye b'abakristo n'undi bafite intege nke, hagahita bigira urwitwazo rwo kumva ko Imana idafite mbega byacitse. Kuko niba u Rwanda ruri kurwanya abasenga, kuki hariho kubaza Afurika haguruka? Ni ukubera ko nyine wenda biri gukorwa biri kugendera mu buryo leta standard ziriho. None ikindi cya kabiri, impamvu mbere ko twikoma abayobozi twakarebye ko byigeze kuba mbere, ibyo badusabye twarabyujuje twarabikoze, cyangwa ahubwo twahise duterera iyo twabikora. Nyine ugahita ubona ko hari ibindi bintu byinshi bibitera. Ikindi, ukuntu Yesu yasetinze itorero mu gihe cya kera, natwe ariko twarisetinze, ntabwo zino mbogamizi zakwiye kudutera ikibazo, kubera ko umuntu asengera, Kristo yasetinze itorero abantu basenga mu buryo bwinshi. Basenga mu rugo, wowe ugasenga ku giti cyawe, personality yawe, apana kuvuga ngo hamagara abantu benshi murasenza, aho ukaba uzi ko usenga mu rugo, ugasengera mu nzira, ugasenga ugenda mu bitekerezo, ugasenga Imana ahantu hose, ku buryo atari ngombwa uze kuba ngo uri mu rusengero. Ku buryo niba wahagaritse insengero, wenda guterana kubera ko abana b'Imana ni ingenzi, ariko niba insengero zahagaze, bidasobanuye ko amaraso y'umukristo ahita ahagarara, ngo ubuzima bunanirwe gukora, umukristo ahita ajya mu kabari, abandi bagiye gusambana. Bisobanuye ko tutaraba setidi ku rwego Kristo yashagaho itorero. Itorero rya Kristo, Bibiliya ivuga ko umubiri w'umuntu ari urusengero rw'Uwiteka. Bisobanuye ko urwo rusengero rero ni umubiri we, apana kuvuga ngo ni urusengero cyangwa se aho duhurira dusenga. Rero Imana iduha imbaraga no guhangana n'ibyo turimo cyane. Rero ikintu turi kuganiraho muri ino minsi nuko twakabaye maso muri ino minsi. Ikintu nshaka tuganiraho no munsi cyane ni ukwibaza kuki abasenga n'imyizerere ya gikristo igeze aharindimuka. Gusa ikintu kimwe cyonyine twakitaho nuko ibi bintu Yesu yaragiye abivugaho na Paul yarabivuzeho. Dusome wenda Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere. Timoteyo ibice 4 umurongo wa mbere. Timoteyo ibice 4 umurongo wa mbere. Ndumva bagerageza gusobanura ibi bintu. Timoteyo ibice 4 umurongo wa mbere. Haranditse ngo 4 umurongo wa mbere. Handitse ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ubwo icyo nashaka kuvuga, nashaka kubabwira ko ijambo ry'Imana ryo rigaragaza ko n'ubundi Imana yari bizi ko mu bihe bizaza abantu bazagwa bakava mu byizerwa. Rero ntabwo ari igitangaza kuba amatora ari kugenda aharindimuka, ahubwo kubera iki nyine ariko hajya. Kuko kuba abantu bamwe bazagwa byo biragaragara, aho kuki Ubukristo buri kujya aharindimuka. Icyo tugiye kurebaho ni iki kiri kubitera. Tugende kuri research ku bantu bakunda gukora research kuri Christianism, bayita PW organization research, igaragaza ko mu mwaka w'1999 mu mwaka w'1990 85% by'abantu batuye muri Amerika USA bari Abakristo. 2001 81% by'abantu batuye muri USA bari Abakristo. Bako bari kugenda bamanutseho 4%. 2012 78% nibo bari basigaye ari Abakristo. 2014 76% nibo bari basigaye ari Abakristo b'abantu batuye muri Amerika. 2015 75% nibo biyongereho 5. 75% by'abaturage bo muri Amerika bari Abakristo. 2020 bahita bamanukaho hafi 10. 65% nibo bari Abakristo. 2020 63% nibo b'Abakristo. Ubu tuvugana ntago barakoranoze ngo bagaragaze ubu bigeze he, ariko ubu tuvugana ushaka usanga bageze muri 50% b'Abakristo batuye muri Amerika. Kubera iki? Hiyongereye ibintu by'ubutinganyi na homosexualities n'ibindi bigenda bifollowinga down chat y'Abakristo bari muri United States of America. Ibiro biri kuba ahantu hose, ntago ari muri Amerika gusa, ni ku isi yose. Kuko kubera impamvu tugiye kureba,
ibiri kwa muri Amerika byarangiye kuba ni Burayi, aho insengero nyinshi nyine insengero z'abakristo bazihinduye za night clubs, bazihindura gym sport rooms, bazihindura photo galleries, bazihindura photo studios, bazihindura ama supermarkets, bazihindura sale z'ubukwe n'amanama. Muri aho ngaho ndi kuvuga ni mu Burayi. Mu Burayi ho byaratangiye ahenshi, kandi mu Burayi usanga insengero zihura n'abantu. Izi gihari nazo ziri kubura abatendent hafi yo gufunga, ndetse n'amakatolika niko biri kugenda mu Burayi. Muri Afrika naho kubera dukeneye turigishwa prosperity gospels tugakwamiraho, ariko ntibizamara igihe, kuko vubaho abayoboke batagikunda ibintu byo guterana cyane. Mbega abayoboke benshi kubera ko tubigisha ama prosperity gospel, tugunda kubabwira ngo Imana irabihinduye, kubera ko turakennye. Muzumve musengera ahantu dusengera kenshi, ntabwo twigisha gospel, ahubwo twigisha ibindi bintu. Ntabwo twigisha good news, ubutumwa bwiza bwa Kristo, ahubwo twigisha ibitangaza Yesu yakoze gusa. Kandi ibitangaza Yesu yakoze ntabwo byakiza umuntu, ahubwo good news ni undi mu by'ukuri niki cyazanye Yesu. Nibyo twakigishije abantu. Yesu yazanywe n'iki? Yesu niki cyamuzanye gupfa? Niki cyamuzanye gupfa? Yesu yaje kwitangira ibyaha byawe. Aho ko umupasiteri agiye imbere y'abantu arababwiye ngo nawe ngo ubukwe bwawe ngo yabuhindura nk'ubw'ikandi. Ibyo bintu Yesu ntago yaribyo byamuzanye. Yesu yaje kubwira abantu ko akiza ibyaha, ko abohora, ko yazabajyana mu ijuru. Yesu yaje kubwira abantu ko bashobora kuba bazima, bakaba beza, bakajya mu bwami bw'Imana. Yesu yaje kubabwira ko yabishyuriye imyenda. Ariko twebwe ugasanga turi kubwira abantu gusa ngo nawe yakuvana ku kidendezi. Iyo ni prosperity gospel. None cya kidendezi basivuga n'ikidendezi Yesu y'ibintu yahakoreye. Wizanamo ngo yakuvana ku kidendezi, ngo yagohereza amafaranga, ngo yaguhindura ubuzima. Ibyo ni ibintu biri must ku Mana. Ni itegeko ku Mana kigomba guhindura ubuzima bwawe. Ni itegeko ku Mana kigomba kumenya ibyo kurya n'ibyo kunywa byawe. Ni itegeko ku Mana ko nuko rizaguha umugisha. Ibyo si ibintu bisanga ubisengere ngo byizereremo nurangiza ubigire ubutumwa bukiza bwawe. Oya. Ikindi cya kabiri, ibyo ni ibintu wowe mu kwizera kwawe wabikurura bikaba. Ahubwo wari ukwiye kumenya ni iki Yesu abereye. Ko Yesu ntabwo tubana nawe mu bihe byiza gusa. Impamvu bibabwira abapasiteri bo muri Afrika cyangwa se mu buzima turimo bari kuduha amapurapu gusa. We aragukubita ikintu kimeze nka na stage nk'ikinya, agukubita nk'ikinya cy'ubuzima. Wowe ukajya mu rusengero bakakubwira ngo yabihindura, yabizura, yakuzamura, yakomeza. Ariko nugera hanze, kuko Yesu ntabwo tubana mu byishimo gusa, tubana no mu bibazo. Nugera hanze urasanga ibibazo bigutegereje, bya bindi byawe bihari, wibaza ibintu pasiteri akubwiye wumve yagupfunyikiye. Ibyo bintu by'ubutubuzi na prosperity gospels ziri kubwirwa abakristo n'abantu bizera. Muri Afrika ndi kubona mu minsi iri imbere naho abantu benshi bizera bazabivamo bakaba mu nsengero, kubera ko bazabona ko ibyo babwiwe atari byo bari kubona kuri tele. Kubera ko isi yacu iri kwinjira mu buzima budukanyaga, ku buryo abantu ahubwo bakabwiwe ko Yesu tubana nawe mu bihe bikomeye n'ibihe biruhije n'ibihe by'ibyishimo. Bakabwiye ko Yesu yaje kugira ngo tubone ubuzima, tubone ubugingo, yishyure imyenda y'ibyaha. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo atubeshe mu isi tunezerewe tuserebura. N'abana b'Imana Abisirayeli ba kera, dusubire mu isano rya kera, bagiye muri Egiputa bakora uburetwa n'ubucakara. Bari bafite Imana iri kumwe nabo, kandi yarajena n'abatabara. Rero izi nyigisho turi kwigisha mu Burayi zarigishijwe kera, no muri za Amerika abenshi bari no kuzihaga, barazihaze. Ahubwo uri kubatura ari kubabwira ko bakeneye Yesu baha amahoro, bagatanga amafaranga. Ariko nabo bahishwa amaso yuko ubutumwa ari ubuntu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubuntu, my friend. Ntabwo ari payment, nta mafaranga, nta bintu dukeneye kugira ngo twishyure, ntabyo. Rero ubu butumwa turi gutanga nibwo buri kutwicira abakristo n'abantu bizera Yesu n'abashaka kwizera bagahera hanze. Kubera ko twe turi kwerekana yuko turi kuremera Yesu ibintu atari bukore. Siko nabisobanuramo. Turi kujyana Yesu mu bintu atari bukore cyane rwose. Turi kubwira abantu ngo Yesu ngarakukiza, ngaguha amazu, ukamara umuntu agahita amara imyaka 7 mu bukode.
kubera ko Yesu ikintu cyamuzanye mu isi ntabwo ari gutanga amazu, ahubwo Yesu ashobora kukurinda uri mu bukode kandi ukomeza ukanamusenga, ntunahangayike, ntagire n'ikibazo, ubukode akajya bwishyura mu buryo bwe kugeza igihe azaguhera inzu. Rero we pasiteri nababwira ko aguhaye inzu mu gitondo, uzamara imyaka 7 yose wumva Imana ibishye nta kimaze, kuko Yesu wawe wamuboneye mu mazu, ntabwo Yesu wamuboneye mu gakiza atanga no mu mahoro atanga. Rero Imana idufashe tumenye ibintu biri gutuma abakristo benshi bari kuva mu nsengero, ubutumwa bwiza buri kugera aharindimuka. Ni iki kiri gutuma ubukristo buri kugana aharindimuka? Niyo tugiye kureba. Abantu baraza, niba bagomeza kuza mu nsengero bakumva ibintu bigenda bihinduka, ibintu bitaryoheye amatwi n'ibiryoheye amatwi bihindagurika, niyo bituma abantu benshi bagira gute basohoka mu nsengero. Amerika, Uburayi, insengero nyinshi ku cyumweru nta bantu baba bafite, kuko abenshi baba bagiye muri siporo, massage, no gukora ama massage, family trip, batembereye, ngo n'ubundi nta bakozi Imana igifite, ni abajura. Ibyo byose biri ahantu henshi cyane mu ma gospels. Niyo mpamvu navugaga ngo abantu tugabura iby'Imana, n'abapasiteri, n'ababishop, n'abapostles, n'abashumba, n'abadiyakoni, n'abandi bose, abanyamasengesho, n'abaririmbyi, twagatekereje niba tutabaye bya bindi Yesu yavuze ngo abwira abasadukayo ngo banze kujya mu ijuru, baranarikinga ngo batagira baryinjiramo, ngo babaye imva zinjiza abantu mu bituro. Rero turebe ko tutageze ko urwo rwego kwibwira ko turi kujya mu ijuru. Rero dore impamvu zituma amatora menshi ageze aharindimuka, gospels iri kuba nkeya, abakristo benshi bari gucika intege, abantu bari kugwa, kugeza ku rwego no mu Rwanda, tuvuga urugero mu Rwanda, usanga kuba zino nsengero zafunzwe, abakristo bamwe ubu bagiye mu gusinda, abandi bari mu buraya, abandi baguye, abandi bari kumva byarangiye, abandi bari kumva mu Rwanda habaye ikintu kidasanzwe. Iyi ngiyi my friend ntabwo ari tribulation period, ntabwo ari periode bavuga ngo bari gufunga insengero kubera kugeragezwa. Ni uburyo bwo kugira ngo basekirize uburyo bw'imisengere y'abakristo, kandi n'abantu badusura baturutse mu bindi bihugu bibaza mu Rwanda bakaza gusenga, babona ibintu biri ku murongo. Wenda twabyita kuba bari kurashinga kugera kuri quality nzima, ariko ubundi nicyo cyari kigendere kandi ni ingenzi. Wenda ikigoranye nuko bizagorana, biri burden ku bakristo, nabyo wenda abayobozi bakarebye niba bitazatinda bikanagorana, kuko urumva niba ari urusengero rwo mu cyaro uvuze ngo rurafunze, ukarusaba ibintu bya miliyoni 2 n'abakristo baho, kandi uzi ukuntu babayeho, bizagorana kugira ngo baziyorganize bubake bya bintu bya miliyoni 2. Rero tugiye kureba ngo ni iyihe mpamvu iri gutuma ubukristo buri gukendera cyangwa se buri gucika intege cyane, uretse ko bidashoboka ko itorero rizagwa, abera baryo n'abakomeye bazahoraho, kuko Imana yaravuze ngo ntirishobora kugira ahantu rijya ko ryubatse ku rutare. Ariko nubwo ryubatse ku rutare hatazagira ahantu rijya, ntibisobanuye ko abantu benshi batazagwa ngo bave mu byizerwa. Ikintu cya mbere kiri gutuma abayoboke bashira mu matorero cyangwa se habaho kurindimuka ko abantu bari gusiga ibintu by'Imana bakajya mu bupagani, ni science. Urugero, jya kuri Facebook yawe urasanga abantu benshi basharinga science facts. Abantu bizera muri science bari kwiyongera cyane. Science iri funny, interesting, valid, nyene iri provable, ushaka kubwira abantu ngo ibintu bikorwa gutya, Newton's law imeze gutya, bikaba biragaragara. None magical source ziri kubonerwa ibisubizo muri science. Nyine ibintu abantu gusubiza ibisubizo, ibintu bifatika. Rero abantu benshi barareba akavuga ngo aho kurikira ibintu bya religion, nakurikira iki? Science. Mbega abantu bahisemo kurikira science instead of gukurikira religion. Iyo rona iri mu mpamvu iri gutuma abantu benshi bakurikira, bari kuva muri religion bakajya muri science. Abantu ba science ntibemera ngo kubyara ngo nta mugabo, nyine bira bya Maria Margin bira ntibinabaho. Muri science proving uburyo Maria yabyaye nta mugabo, kandi akabyarana n'umwuka wera. Ni mwe bo bagenda bavuga abapagani ngo Imana yateye inda Maria. Urumva nyine bo ntibashaka kumva uburyo ntibibaho. Mbega ntibashaka kumva ukuntu Noah
yubatse inkuge wenyine. Inkuge n'ubu ngubu bigoye kugira ngo uzakore ubwato utambamira amazi ntiyinjiremo muri kiriya kinyejana kiwe. Ntabwo bashobora kubyumva iyo nkuge ukuntu yarembye hejuru y'amazi y'isi yose, bigatwara kiriya gihe yamaze iri hejuru y'amazi, noneho hakaruhuka ku muryango umwe wonyine. Ibyo bintu ntabwo bashobora kubyumva cyane rwose. Ikindi, miracles, ntabwo bizera mu bitangaza. Kwahinduye amazi divayi, kuyafasha umuntu umeze gutya arakira, ibiki byo ntabwo babye. Resurrection, kumva ko Yesu yazutse akajya mu ijuru, it's can't. Science ntabwo zijya zifata ibyo bintu ngo zibiproving. Sodomu na Gomora, amasiyanse aprovinga ko Sodomu na Gomora hatigeze hashya kuriya, ahubwo habayeho inkongi, nicyo bavuga, cyangwa se ngo hamanutse ngo umuriro uturutse ku zuba, kumwe bavuga ngo izuba rirashyuha cyane, ngo izuba ryongere temperature y'ubushyuhe no gutwika, baraza batwika Sodomu na Gomora. Niba harahiye bo ntabwo bizera ko hahiye kubera Imana yabahannye, kubera ko ibintu byose mvuze ntabwo biri provable. Rero science ikora ibintu biri provable bigaragara. Niyo abantu benshi bari kuva muri religion bakajya muri science. Bivuze ngo rero abakristo uburyo turi kurwanamo intambara yo gukomeza ubukristo bwacu no kugeza ku bakristo ibintu bakeneye kugira ngo bahangane n'isi y'amasiyansi ntabwo buhagije, buracyari wiki cyane. Mbega turi gukura twishyira aho kureba uburyo ibyo twahawe twabyubakamo bigakomera. Icya kabiri, ibyamamare bitizera biri imbere cyane kandi bikurikirwa na benshi. Hari ibyamamare byinshi bitizera. Iyi si yacu yaba musician stars, politicians, authors cyangwa abanditsi, comedians n'abandi, nubwo baba basenga gute ariko babaho ubuzima buterekana Imana, ahubwo akenshi berekana urugomo n'ibyaha. Hari n'abamamaza ubutinganyi banabukora, rero ugasanga bayobeje ababakurikira. Mbega ugasanga ikintu cya kabiri kibitera nuko abantu benshi baho abafastar, abafans n'abandi bantu bakomeye, abantu bakora amakomedi n'ibindi, abenshi usanga ibyo bagaragaza brand yabo usanga irimo ibyaha, irimo ubutinganyi, irimo ibintu byinshi. None ugasanga abafana bakurikira babasariye, bakurikiye za nyigisho zabo. Rero hari abakristo benshi bagwa muri ibyo bintu, bagakurikira abastari babo, bagahita baforinga down, bakagwa bagakurikiza ibyo bari kubereka, bakaba barora umuhodo babo. Icyo nacyo n'indi mpamvu ya gatatu. Televiziyo, amafilimi na media, amashow, nyine ibyo ni ibintu ikintu cyatsi gituma ubukristo buri kugenda bugana aharindimuka, n'abayoboke benshi bari kuva mu matorero bakagwa bagakurikira isi isanzwe. Harimo televiziyo, filimi na media. Amashow nka Family Group, Poke Funnies, South Park n'andi Magic Got Talent birarura abantu bakamenyera Imana. Hari n'abafata Yesu bakamukinamo jokes, bamwigize. N'abanyakisi bo mu Rwanda ubona ko basigaye babikora. Rero ibyo bintu bakora byose bigira gute, bituma abantu bamenyera Imana. Filimi ziri holo cyangwa se zikanganye n'ibindi zituma abantu bafata Yesu nk'usanzwe, maze Kristo agacuya mu mitwe yabo, hakabaho gucika intege no kugwa muri rusange. Ibiganiro n'amadebate bica ku mateleviziyo baganira ku myizerere rimwe na rimwe bituma hari abafata impande mbi. Rero urumva ko iyi n'indi mpamvu kuba umuntu agenda agakina ibintu bya komedi yerekana Yesu, nyine bakerekana Yesu nka Leta Mariya Magadalena, bakaterekana Yesu ngo igitangaza kikana yishyuza. Ibyo bintu byose by'amakomedi bituma abantu babona Yesu mu ishusho mbi, na courage zo kumwikomezaho no kumukurikira bikagorana, ku buryo natwe nk'abakristo twakabaye kuba dukina ibintu byinshi, inkuru nyinshi za Yesu cyangwa z'ubutumwa bwiza zibasha kwinspira abantu, zibazana muri Yesu. Non-belief culture is the best style in the world. Mbega kutizera cyangwa se kutiringira Imana nibyo bintu bya mbere biryoshye mu isi biri kugenda byamamara cyane. Mbega nibyo biri kugana imbere babyamamaza cyane, kubera imbaraga z'umwijima zirwanya abizera. Ubu imico y'abatizera niyo isigaye ikunzwe kandi igezwa kure na internet. Nk'ubutinganyi ntawabukundaga, ariko ubu ahantu hose, kandi buherekejwe n'igitugu cy'isi y'umwijima n'abashaka kugira ngo bumenyekane. Murabizi ko hari ibihugu byinshi biri kwima inguzanyo, biri kurwanwa, biri kuganirizwa kugira ngo bibashe kwemerera ko ubutinganyi bukora mu bihugu byabyo.
ikindi ni impinduka muri politike n'iharabikwa ry'abizera. Iyi ni impamvu ya gatanu, impinduka muri politike n'iharabikwa ry'abizera. Politike zo mu isi ziri guhinduka kandi abizeramana bari kwitwara nabi. Isi iri mu ntambara, ibyorezo n'inzara, abantu bari kwironda, abantu bari kwirwanaho ngo barokoke, nta mwanya bafite wo gusenga. Iyo ni impamvu ubuhamya bw'abakristo ntawe buri gushishikariza, ntawe buri gushishikaza, na pastor ari kunywa inzoga akanasambana. Iyi ni impamvu ikomeye cyane iri gutuma ubukristo buri bwana Aharindimuka cyangwa abakristo bari kugabanuka n'abizera bakaba bakeya. Icya gatanu, impinduka muri politike n'iharabikwa ry'abizera. Abizera bari kwitwara nabi, n'abatuyobora n'abashumba bari kwitwara nabi, bakarwanira amafaranga n'abakristo, bagasambana, bakanywa inzoga, bihishe bikamenyekana, byose bigasenya ubukristo. Ntihagire umuntu ukunda kuza hahana. Ikindi cya gatandatu ni internet. Religion and paganic videos go viral only. Internet iri gukwirakwiza amavideo yose ashoboka atarayimana. Ari imana ntago ari gutrendinga, hari gutrendinga atarayimana. Kandi ibi bikorwa n'abakontorora ama website n'ama internet, YouTube, TikTok, Instagram. Abantu bazikontorora n'abazimanaginga benshi ni abantu batizera. Noneho ikindi cya kabiri uburyo baba barasetinzemo, baba barasetinze uburyo ibintu niba ari amavideo yarebwe cyane ari ago viral cyangwa aba viral akarebwa cyane, agatembera bakarekomandinga. Rero amavideo avuga ku by'Imana kenshi ntago arebwa cyane ko abakristo ntago ari benshi mu isi. Rero abantu n'abakristo kandi bari kureba ayo mavideo ari scientific, ari sexual immoralities, ari violence, ari afite human knowledge, amakomedi. Ayo mavideo ni ari kurebwa cyane kuko nyine bigatuma ya website ari kuri commanding ya mavideo akarebwa cyane, aho kureba amavideo ari gospel cyangwa ari ay'Imana. N'abakristo bwacu ntabwo tugisharingana ibintu by'Imana, turasharingana amavideo asanzwe nyine ari sexual immoralities, ari comedy, general knowledges, sciences. Ibyo turi kugira gute turi kusharinga. Mbega video zivuga Imana kenshi ntizinamenyekana, ntiziba recommended cyane. Rero iyo ni impamvu nayo iri gutuma abantu benshi bari kuva mu Kristo cyangwa bari kugabanya kuba abakristo, abandi ntibinjire, bitewe nuko ibyo bari kubona cyane kuri social medias birabakurira kugwa mu nzu y'ahanze, kuba mu nzu y'ahanze, kugeza ubwo umukristo ahenebera akabura, akumva ko naza no mu rusengero ahubwo ari isoni biri bumutere, no kwihana kumva bigoye akigumira hanze. Icya karindwi, abantu bahatizwa gukora ibiganiro ku bibazo by'abizera cyangwa se ku bibazo by'insengero n'ahandi, cyangwa se bagakora ibiterekeranye. Iyo ni impamvu yindi. Niba ibintu byose bivuga ku Mana cyangwa se biterwa umugongo, ninde wabikoraho kandi ashaka kurya? Ninde muntu wafata ibintu bivuga ku Mana akabikoraho ibiganiro, akabivuga, akabishikariza abantu, kandi nawe ashaka ama views, ashaka kuvugwa neza, ashaka kwamamara, ashaka gupromotinga televiziyo na radio ye? Ibyo bintu bivugwa ntibirebwe, ntibyumvwe, urumva ntago bizazamura televiziyo cyangwa radio yiwe. Niyo usanga abantu benshi bahatizwa gukora ibiganiro no kwamamaza iby'isi cyangwa se isanzwe iri sekira kurenza kwamamaza gospel cyangwa se ubutumwa bwiza bw'Imana na good news of Jesus. Rero niyo mpamvu ibyo nayo iri mu mpamvu cyane iri ituma abantu benshi bamamaza ibyo hanze kurenza ibyo mu nzu y'Imana. Iri gutuma n'abakristo benshi bari kuva mu bintu by'Imana bakajya hanze. Umuntu akavuga ati ngo nzagume ngende umukristo, ndashaka kuba umuntu wo hanze, nkajya mvuga kuri sexual immoralities, nkibonera amafaranga, nkambara ubusa, nkibonera amafaranga, nkamara uburyo buri sexy, nkagurisha kuri YouTube n'ama TikToks, nkakora ibi n'ibi, nkajyana mvuga ubutumwa buvuga ku ntambara gusa, nkagira gute nkipromoting, nkibrandinga mu buryo bunobo. Ibi bintu by'ubukristo biri gutuma ntagira isoko, ntamamara, ntabo mu fashion mwiza, ibintu nk'ibyo. Rero ugasanga ibyo bintu, ubwo buzima buri gutuma abantu benshi badropinga out muri church, n'abinjira bakaba bakeya kuko babona ari imbogamizi ku buzima bwabo.
ibyo rero bikenewe ko twe abantu basenga n'abari muri Kristo Yesu dusengera abo bantu tukanafata ingamba nshya natwe zindi zizamamaza ubutumwa bwiza. Ikindi cya 8, abantu bari kuba abanyabwenge cyane, very smart. IQ y'abantu yariyongereye cyane uhereye kuva mu kinyejana kugeza mu kinyejana cya 20. Muri kinyejana cya 20 IQ yarazamutse cyane, kandi uko uburezi bwiyongera n'abanyabwenge bariyongera, niko religion cyangwa se kwizera Imana bigabanuka, kuko abantu bihugiraho bavumbura, biga, banakora akazi, abandi bakabona ari uguta umwanya kuza mu nsengero nk'aho bagiye kureba inyungu zabo zibareba. Rero uko abantu baba smart, bagira ubwenge bwinshi, niko bagenda badropinga aho tibagiye bava mu by'Imana. Paulo niko agenda akavuga ngo ubwenge bw'isi burica cyangwa se bugira gute, buragoramisha. Icya 9 gituma hari kuba drop out mu nsengero, imyizerere ikaba iri kwigana Aharindimuka, ahubwo hari kwimuka ubupagani. Hari icyo bita new generation taking control, cyase kuba abantu ikinyejana kigezweho cyase aba Gen Z, Generation Z ari kugenda yingira imbere mu Bukristo. Ubu ngubu urebye ikinyejana cyinshi cyase ijanisha abari gusenga cyane mu nsengero n'abantu bashaje bari mu za bukuru, abantu bafite imyaka muri 50 kuzamura, abandi bose bari muri 50 kumanura. Benshi insengero bari kugenda bazijabuka bazivamo. Abantu bakiri bato cyangwa se Gen Z ntabwo imyizerere yo mu Mana ijya ibafataho, kubera byinshi babona, ibyo biga, ibyo bakora bibarwaniramo, hanyuma bakabona iby'Imana biruhirije cyane kurusha ibindi, kandi banizera mu bigaragara kurusha ibitagaragara. Ubu abashaje nibo bakizera Imana cyane. Usomye Abaheburayo 11:1 haravuga ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kuko aribyo bitumenyesha ko ibyo twizera ari by'ukuri. Iri jambo ry'Imana ryo rigaragaza neza yuko umukristo wizera, umukristo ari umuntu wizera. Mbega gusenga Imana nuko wizera ko Imana idaharuka nayizera. Ntabwo umuntu usenga akwiye gusabwa kwizera kuko deja yizera Imana. Ntabwo wasenga Imana utayizera, kandi Imana ntigaragara, Imana igaragara mu bikorwa no mu rukundo itugirira. Rero abantu Gen Z ntabwo bizera mu bintu bitagaragara. Benshi umva bashaka ibintu bifatika, bigaragara, bakoraho, babona, basobanura, bifatika cyane. Niba asenga Imana azura umuntu abibone, avuga ati noneho Imana iri muri nge izoye umuntu, nibyo. Kandi ibyo ngibyo Imana ntikunda kubikora, kuko akenshi bikurura ubwibone n'ubuzima bwacu bwa Kristo bugapfa, tukumva ari twaho kumva Yesu. Ikindi Gen Z turimo muri ino minsi akenshi ntabwo bumva ko Imana ari ikoze, baba bumva ko n'Imana imaze gukora, ahubwo bakipresenta nk'abakoze, kandi Imana iteka ntijya ishaka icyubahiro cyayo kikwitirirwa. Rero ibyo bintu bituma kuba Gen Z batumva Imana, ahubwo Imana ari iy'abakera, biragoye, kandi aribo bagezweho muri iki kinyejana cyacu. Niyo mpamvu no mu gihe cya kera Imana yagiye ihangana n'abuzukuru z'Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa, kuko bo ntabwo bari bazi Imana, bakoranye nayo. Natwe rero Gen Z batubwira Imana yakoranye nabo ntituyumve, ariko bo barayizi. Urumva umuntu wabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akisha mu Masaka, akisha hehe, uwo muntu ntabwo wamubwira ngo areke Imana, arayizi, ahubwo twebwe ntayo tuzi. Rero ibyo bintu biri gutuma nabyo biri mu bintu biri gutuma Ubukristo buri kugenda bubura cyane mu nsengero, haba amadrop out muri churches n'ahandi. Icya 10 kiri kubiterana ubutumwa twigisha bupfuye. Ubutumwa twigisha bupfuye buri gutuma abantu benshi badropinga mu nsengero, abandi ntibagire umutima uhamye. Turi kubabeshya cyangwa twarababeshye. Ibyo tubabeshya rero ntibyabagomishije imbere. Buri yubwiye umuntu kuri akigera mu rusengero, bagomeza ukaba ari kumubwira, agera akabyakira, akaba muri uko kuri kukazamubeshaho, kukamubatura, niko birivuga. Ariko iyo ubeshye umuntu akaza kwivumburira ukuri, birangira avuye muri ibyo bintu. Ni impamvu mbi ikomeye cyane ku buzima bwa Gikristo, iri kutuzahaza kandi iri kutugora, cyangwa iri gutuma abantu bari gusohoka. Impamvu turi kwigisha prosperity gospels cyane aho kwigisha good news gospel. Ibyo twabyita nk'ubutubuzi. Impamvu ni iyi ngiyi: umuntu wenda ashobora kugera mu gihe yihebye, ukamukomeza ukamubwira ati Imana yakoze biriya, yakora n'ibi, birumvikana. Ariko iyo ugomeje wereka umuntu wenda no muhinzi, uhisumubwira uburyo Imana izamuha indege,
urumva ahantu musimbukije. Noneho uwo muntu ubwiye gutyo agiye kumara imyaka 10 agihinga nta n'igare. Umbwira ukuntu azaguma mu rusengero. Ni ibintu bigoye cyane. Nanahagoma ntabwo Imana azaba ari kuyumva uko bikwiriye kuyumva. Ashobora no kuzarimbuka kuko ntabwo yigeze amenya ukuri kw'ahantu ari kugana. Rero Imana idufashe kuko hari ibintu biba mu nsengero ukabona ahubwo byari binakwiriye kugira ngo abantu bikubita agashyi banakanguke. Ikindi twakwiye kwigisha good news, ubutumwa bwiza bwa Kristo bwonyine, ikintu cyazanye Yesu wundi intego yaduhaye zo kuvuga ubutumwa Yesu yaduhaye bwo kwigisha buri hehe. Niba dushaka kumenya reka dusabe muri Matayo Yesu yavuze ubutumwa bwiza tuzagenda tuvuga. Ubundi butumwa bwose tuba tugenda tuvuga butandukanye n'ubutumwa twahawe kwigisha. Gusa wenda biragoye kugira ngo dukosore ibyarangiye, ariko hari ubutumwa bwiza Yesu yaduhaye buri wese agomba kugira gute kugenda Matayo ibice 28 umurongo wa 18 haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko babwira ati nanjye mbubahayeho ndabubahaye, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Sinzi niba tujya tubwira abantu kwitondera ibyo Imana yavuze, sinzi niba intego yacu ari kuvuga ubutumwa bwiza no kubatiza. Ikibazo no kumenya ngo ubutumwa bwiza ni ikihe tuzabirebaho nabyo, ariko ikintu nshaka kuvuga, izi nizo mpamvu zituma turi gusohoka mu nsengero. Imana ifashe n'abashumba bacu n'abatuyobora n'abadufasha gusenga kugira ngo hari turebe intumbero y'ikintu Yesu yadushakagaho. Kubera ko njya ntekereza ko akenshi tubwirwa ibintu bike bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Niba unzanye mu rusengero nkatangira nkavuga ngo Yesu yakubohora, ngo Yesu yagukiza, ngo Yesu yakuzura, ngo Yesu yagukiriza abana bawe, ibyo bintu uri kuvuga ni ibintu bike ugereranyije n'ibintu Yesu yakora. Yesu ashoboye byose. Imana ishobora byose. Abantu ubundi barakwiye kumenya ko Imana ihambaye, ni Imana ishobora byose. Iyo utangiye kureba ukandebera mu bibazo mfite, ukatangira kuvuga ko iby'Imana ishoboye ari ibyo bibazo byanjye, Imana yanjye wayiremise. Imana yaturemye wayiremise. Imana ishobora byose, n'ibyo utari kuvuga sibyo, ndetse amaso yashobora kugarukira ku ntege nke zawe mbonaho ko ntambaye ukaba ko yanyambika yego, ari ugasanga ahubwo Imana irenze no kuzanyambika, ejo nkazaba perezida cyangwa nkazaba ikindi kintu gihambaye, kuko we washatse kungezaho gati imbere kugira ngo nizere. Ariko deja mbwira ko Imana ahubwo irenze ibyo. Imana ishoboye irenze ibyo. Imana irahambaye ku buryo irenze ibyo. Iyo yaravuze ngo ntimukiganyire mwibaza ngo muzari iki muzanywa iki, ihita inavuga ngo mwari muzi ko n'imisatsi yanyu ku mitwe yanyu nyizi nyibara nkayimenya, ko wiyogoshesheje kenshi nkubaze waba uzi umusatsi uri ku mutwe wawe wagiye wiyogosheshe uta, base ukuri ku mutwe wawe warukawushobora. Imana irayizi, izi buri kantu kose kuri twe ku buzima bwacu. Rero Imana ishimwe ko ifite imbaraga n'ububasha no gukora cyane ku buzima bwacu. Rero imyizerere yacu nayo iri gutuma tubura abayoboke n'abakristo mu nsengero n'ahantu dusengera cyane. Biri gutuma tugenda tugahindura. Niba pasiteri ari umukristo, abantu nabo abarora umudobe cyangwa abantu bamukurikira bakamugendeyeho. Biragoye kubona pasiteri ukuyobora umusanze mu kabari ari kunywa yasinze ngo mbwire ko nawe uzagomeza kuba muzima. Wenda ntitwakarora umudo ni Kristo, nubwo abapasiteri benshi bakafata bakigira nk'ari baba rora umudo. Ubundi rora umudo ni Kristo wenyine. Rero dusoza, ntago ubundi wenda nanjye sindi miseke igoroye, ariko ikintu ushaka kuvuga ntago ubukristo bwakadushizeho ngo ducayuke dushire. Ubundi abakristo Imana yajyaga yubatse cyangwa se Yesu yubatse wabarebera ku ntumwa, nabo baragiye barapfa, abandi barabamanika bakuraho impu barabomora, kandi ntibigeze batuka ngo barwane bashondane n'ibiki basubire mu bibi, basubire ku birutsi byabo, niko birivuga. Baragomeje barakomera. Rero mu Rwanda naho twagakomeye,
rwose ntitwumve ko n'u Rwanda igihugu cyacu hari ikintu kibi cyatekereje cyangwa abayobozi bacu, kubera ko ubukristo ntaho bihuriye na biriya bintu tuba turimo byo kumva yuko twagahangayitse. Impamvu duhangayika rero ugasanga abashumba bacu bahangayitse byanabagoye cyane, nuko ukuntu twubatswe ntago twubatswe ku mfatiro nziza, ntago twabwirijwe ibintu bizima byiza bidukomeza no mu gihe kimeze gute ngo dukomere. Hari arwaye nasanga tunubatse ku musenyi simbizi, ariko reka dusome wenda ijambo rimwe ryonyine ritwumvisha icyo nshaka kuvuga. Abaroma 8 umurongo wa 31 haranditse ngo, Abaroma 8 umurongo wa 31 handitse ngo, none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana udusabira. Mbaho nashakaga, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Iki nicyo ushaka kuvuga. Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni kwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Kuko yanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakudohora, twahanirwa n'intama zibagoya. Ahubwo muri ibyo byose turushizwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ibi bisobanuye ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu. Nta na kimwe ntikibaho ntikizanabaho. Bisobanuye ngo nta kintu cyagutandukanya na Yesu, nta kintu cyagutanyura kuri Yesu, ko Yesu araza akaba mu bugingo bwacu. Bivuze ngo kugira ngo ntandukanye na Yesu nuko mpfa. Kandi ndakeka ko mu Rwanda nta mukristo bishe ngo nuko ngo asenga, nta n'umuntu bakubise, nta n'uwo bahutaje. Batweretse amabwiriza y'Insengero, batubwira gukosora ibikosorwa. Rero kumva ngo abakristo bahise basubira mu nzoga, basubira mu buraya, basubira mu bibi, abakristo baraza kugwa, abantu baraza gupfa, ibi bintu bigaragaza yuko tutubatse mu buzima buzima. Nta kintu gitandukanye umukristo n'ibi ngibi, kubera ko bitabaye gutya igihe kizagira bino bintu turi kubona ngo by'Insengero zifungwa, noneho bibi kuri muri mu gihe cyo Antikristo, cyangwa se mu gihe cyo gukora k'umwijima mu isi y'umwijima. Nubwo Antikristo azakora ku mugaragaro itorero ryaratashye, ariko ndahamya ko mbere yuko akora ku mugaragaro n'undi hazaba hari ibintu bidasanzwe bizatuma abakristo badakomeye bazagwa. Rero twagakomeye ku rwego twumva ko nta kintu cyatandukanya na Kristo, kuko naho bw'Insengero zahagarara wasengera no mu rugo, nubwo Insengero zahagarara wasengera no mu nzira ugenda mu nzira uri kujya muri business yawe, nubwo Insengero zahagarara wabana n'Imana mu mutima ukayihimbaza, nubwo Insengero zahagarara wafunga mu cyumba cyawe ugashyiramo indirimbo ziramya Imana, ukayiramya, ugasenga, ugashima Imana, ukagumana na Yesu. Urukundo rwa Yesu niwe warakirese umwami n'umukiza, waramwakiriye, waramumize, wimbwira ko wamurutse mu masegonda 3. Wimbwira ko Yesu wamwigoboteye ukamuvana mu buzima bwawe mu masegonda 3. Wimbwira ko wamutaye mu mwanya muto. Wimbwira ko wamwabandoninze kubera gusi ibintu bingana urwara. Rero Imana duha imbaraga kugira ngo duhangane n'ibihe turi kuganamo, kandi bisa nk'ibisanzwe mu buzima bwacu. Rero Imana duha imbaraga kugira ngo tudacika intege, tugatembanwa n'imiyaga n'ibiri kuba n'ibizaza, n'inzara n'intambara n'imiraba biri kugana mu buzima bw'ino si tugezemo. Kuko niyo mpamvu muri Middle East hagiye kuba intambara, bigomba kuba, ariko tugomba kurwana tugahangana. Bashikariza abantu mumaze kureba ibiganiro nagiye nkora, hari ikiganiro nakoze mu minsi ishize kivuga ku ntambara yo muri Middle East, kivuga no ku buhanuzi bwo muri Ezekiel 3:8, kivuga ku iherezo ry'isi, kivuga uburyo iriya ntambara iri mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Rero bizadufasha kumenya ibihe tugezemo, kandi n'ibihugu byinshi byagatekeje kuri buriya buhanuzi bwa Ezekiel 3:8, 3:9, kugira ngo biteganye budget y'ibihe bizaza. Imana ibahe umugisha ko twabanye, turagushimira Imana yacu ko wabanye natwe, tugushimira ibihe byiza waduhaye. Abantu bose badukurikiye kuri Healing God Official, reko bahe umugisha,
kandi ubutumwa tuganiriye bubazure, bubakize, bubakomeze. Twirukanye imbaraga z'umwijima n'inyatsi na karande ku buzima bwabo, kandi abakristo bose bizera bari mu Rwanda no ku isi yose ukomeze ubakomeze, ubahe imbaraga. Tugushimiye kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba uri kunyumva, kora subscribe, share, comment kugira ngo ubutumwa bugere kure, kandi Imana iguhe umugisha ko wabanye natwe dutangira tukaba turangije kino kiganiro kiri kumwe natwe. Imana iguhe umugisha cyane, iguhe ubushobozi, iguhe amafaranga, iguhe iterambere, iguhe kunesha, iguhe urukundo, iguhe agakiza, iguhe kunesha byose, kandi Imana ikurinde mu nzira zose ucamo, kubera ko kubaho ni Imana itubeshaho. Ngusabira rero umugisha uturuka ku Mana. Imana ikugirire neza ko wumvise kino kiganiro, kandi ukigeze kure, ugisharinge muri famiye n'ahandi hose mu gihugu no mu isi yose. Imana iguhe umugisha. God bless you so much. Kora subscribe, share na comment. Mwari muri kumwe na Uwayezu Valens. Ciao.